Yego hari umuntu ujya ngurira pome za buri munsi. Uwo ninde? Umva Fagisimana isuramuzi. Ntumbwire ko ari rwa Fagisimana. Ajya ngurira iyo najya ngurira ibuya. Oya tu, iyo najya ngurira ibuya yanuza iriho ngurira pome. Burya ngurira pome. Umva ntuzongere kujya pome za Fagisimana. Ntuzengeze. Kandi uzi ko utangiye kujya umfuhira. Rega Fagisimana isa n'uzi ko afite umugore. Najye Fagisimana sibyo ntabyo wumvishe. Nabyo ako mana reka nkubwire du. Izina ry'Imana nta kintu biba bitwaye. Ese wajya undeka nanjye ariko ntaribi nago nzongera. Sinzongera. Ntabwo uzongera kujya pome za Fagisimana. Fagisimana umva murebe iruka. Fagisimana we sinzongera rwose. Nane we? Ema ni nani? Ema, unachituli sawa? Nakona kimbia. Unasikia koyola huku. Ubwo rero ndumva. Mbwa yawe mama wanjye ari kuyishaka. Imbwa yawe mama wanjye ari kuyishaka birashoboka ko igiye no kuboneka ubwo nzaba nyoroye. Oya. Nzasanga ikuze. Ubwo nzaba nyitunze. Ubwo izaba iyawe. Harya du, izaba iyanjye gute ubwo urumva nashobora gutunga imbwa. Ubwo se nta ibiryo njya najya mu mahimbwa bikavamo. Ngaho rero buretse gatoya njye ninkubwira ko ngiye kuza mu Rwanda mutangire kuyishaka. Umunsi mama wawe nakubwira ko yayibonye nzaza tugende mu cyaro tugende kuyigakurayo ari akabwa gatoya. Gafite nka nitujye iwacu mu cyasi uzantwara mu modoka. Nziza cyane n'abakobwa b'i Kigali batari bajyemo. Yes! Narababwiye mw'abantu mwe. Narababwengezwa yeze nduwadanje. Murambonera bumva ngiye kujya mu cyaro ngendane na Dumba mu modoka tujya. Hari undi se waba urimo? Amavuta yarashize. Amavuta bayateyemo akanyamerika yose. Yari yarabitubwiye. Ajido. Ntabwo ducuruza bagiye muri toilette ngo banayika amasama we sasa uri kurakora ikutari kurimwa nk'inzya cyane ngo bo baratera ubunyamerika. uri kurajye turakora. Bari amabuye baga nyine urumva imbwa yanjye tegereza zamurajya watermelon ninkubwira ngo ndaje ubwire mu cyaro ubwire mama watangire kuyishakisha. ariko mana Dumba we. Wumvishe ukuntu nzajya nkwirahira. Joyeza wampaye imbwa. Abantu bose bankunze bakanyera ku rukundo ngiye kubashakira. Oya. ngo Joyeze wampaye bizaba gishimishije. Siko byazwe niyo wakirahira Joyeze wampaye inkoko. Shadu urumva Joyeze wampaye imbwa. Yesu Kristo. Ubwo se harya reba iyo umuntu yatanze inka bajya hari uburyo bajya kumuzanira inzoga nibura. Nase ugunye uzanzanira gukura ubwatsi. Ingese uzakura iki? Inyama. Sheri nzagutwara ku kintu kimeze nka honeymoon urayizi? Aba ku bantu bagiye
kurya inyama n'inkoko. honeymoon ngo ni bite? Ndumva utangiye kuyitangira kumera abantu bajya kurya inyama n'inkoko. nibo bajya kuri honeymoon? Yes. Abantu bagiye kurya inyama n'inkoko bajya kuri honeymoon? So urabona njye nawe dusohokanye tukarya inyama n'inkoko twagiye kuri honeymoon. Twashyiraho ifi tukajya kuri honeymoon. Honeymoon. Urabona ngerega nkubwira ibintu byinshi du. Hari ibintu byinshi abantu baba batazi, hari ibintu byinshi nawe like hari ibyo ubutazi uri kumva? Urumva njyemba ngomba kukubwira nyine ukagira na duke umenyamo, sibyo? Urambesha, ongera ubisubiremo. Ngo abagiye kurya inkoko n'iki bavuga gute? Abagiye kurya inkoko n'inyama bajya kuri honeymoon. Abongeye bakajya kuri honeymoon. Honeymoon. And then abagiye kurya inkoko. Nose naguzi ko inuza. Naguzi ko inkoko n'inyama yitwa hani. Inkoko n'inyama? Cyane. Byitwa hani? Igo. Wakongeraho honeymoon. Hani wakongeraho umuntu. Inkoko nyine iri kuribwa n'umuntu. Nose we nubyumva? avuga atari karavuga. Ana ni Marizamba. Honeymoon. Oya. Hanyuma wakongeraho ifi niho hahandi biba iby'ubuntu. Honeymoon. Eka muri ibintu nka byagwara n'ubu gurusane kamani gwarwaza. Sindiyo. Ariko narwo rubanze ndamuzana live muri no mizi. Waguze n'ubu. Barwanze barageze arakinze man. Urumva? Yeah. Honeymoon rero reka ngiye kukubwira honeymoon icyo ari cyo. Honeymoon iyo abageni barangiye gukora ubukwe. Urumva? Iyo abageni barangiye gukora ubukwe. Abaniga baransakuriza kandi abantu bagahita baba bored. Iyo abantu barangiye gukora ubukwe. Yego. Bahita bajya kwiyakira ahantu heza. Urumva? Yego. Bakiyakira ahantu heza. Rero aho hantu heza biyakirira. Aho hantu heza biyakirira n'uwo mwanya bamara. Urumva bagenda ahantu kure y'aho baba. Yego. Kure y'aho baba nukuvuga ko niba dutuye nk'i Kigali. Uranyumva? Yego ndakumva. Niba dutuye nk'i Kigali tuhita tugenda nka Zanzibar. Zanzibar urahazi? Numvise noza avuga Zanzibar ariko simazi. Zanzibar se. Godfather numvise avuga Zanzibar. Zanzibar se ngewe nzizira turya nyine dutekamo agasosi. Rero Zanzibar Nzizira dutekamo agasosi. Zanzibar uzi ni za zindi bamutekamo agasosi. Yes. Ziba zimeze gute? Nyine ni utuntu tumeze nk'injanga nyine ariko two tubyibushye tunakomeye. Nitwo tuzanzibar uzi. Yego. Ariko numvise bavuga ngo kujya kuri Zanzibar ngo bisaba miliyoni.
aha aho bisaba miliyoni rero. Ni ahantu Oseya urayizi? Oseya naba nkubeshye Oseya no ocean igiki ni amazi, urumva ni amazi manini cyane aruta n'ubutaka, amazi manini cyane aruta na Afurika yose. ubwo si iyo uvuze Afurika bo ni iki Ni inyanja, abantu barimo baravuga inyanja. Iyo umuntu avuze inyanja utekereza iki wowe? like ntekereza inyanja nyine tu Inyanja imira gute mu mutwe wawe? Utekereza iki yumvise? inyanja se nuzi ko ibamo amafi Lake urayizi? ariko dumba ibintu byose uri kumbaza izina ry'Imana ntabyo nzira ngaho irayi ngaho iki Okay, reka mbigusobanurire mu buryo bwanjye, sibyo? Ngiye kubigusobanurira mu buryo bwanjye. Ocean sinzi mu kinyarwanda inyanja ni iki, kubera sinzi niba ari lake, ariko mu cyongereza hari icyitwa ocean, hari icyitwa river, hari n'icyitwa lake, ariyo lake. Rero icyitwa lake ni nk'ikivu. Ikivu urakibona? yes ikivu iwacu kirahari subizi ko mvuga ku kivu ese Aha, icyo ni ikivu. Ni ukuvuga ko ikivu kiba ari kinini ariko ntabwo gishobora kuba kinini kurusha igihugu. Cyangwa hari iyo rero ni lake, niko bayita lake mu gifaransa, cyangwa lake mu cyongereza. yego Noneho hakabaho icyitwa river. River ni nka Nyabarongo, ni amazi atemba, agatemba akava nk'ahantu kure akagenda akagera ahandi kure, aba afite n'umuyoboro direction agenderamo. yego Nyabarongo tuyinyuraho tuje i Kigali. Noneho hari icyitwa Oseya, ocean. yego Ocean rero yo itandukanya n'imigabane na Afurika, igatandukanya na Amerika. Aba ari amazi manini aruta n'ubutaka, ku buryo ufashe n'igihugu na Kongo n'iki ukabishyiramo ari biruta ubunini, ariko ari amazi gusa. oh my god Urumva ko bagata uvuze ntabwo numva ko ari amazi menshi. Umva ko bari amazi menshi. yego Ayo mazi rero ni nayo bakoresha iyo katuvuge nguzi siramo koka. mana we dumba sindi kumwumva, dumba bari kumuhamagara. Yesu Kristo Uranyumva ubu? ina ndi kukumva. Katuvuge nguze n'imodoka. Ngiye mfite imodoka hano muri Canada ntuye. yego Nkashaka kuyizana mu Rwanda. Ntabwo bayuriza indege. Urumva bagomba kwishyira mu mazi, ikagenda mu mazi ikava muri Amerika aho ngaho rero muri ocean, ikaza ikagera muri Afurika. hari ikintu nekereje. Mama Sani utajya mbwira ko hari ibintu byiwe byatutse mu Bushinwa biri mu bwato. Aha, azira mu bwato gutyo. Muyovu buretse gato ndaza kugushyiraho gakeya. Muyovu arashaka kuzaho kandi araza kubizambya. Rero ndaza kumushyiraho niturangiza ngiye nawe. Yego, undi ni wowe wanjye. Oh my god, Mama Sani uti ibintu byiwe biri. Oh my, none saho hantu ubwo ngubwo ipine ritobokeyemo du. Ipine imodoka ibiparitse mu bwato. Ubwato bari bunini cyane. Nase ubwato bugenda mu mazi nta pine. Ubwato ntabwo bugira ipine. Ubwato bujyana n'umuyaga. Bugenda n'umuyaga.
none umuyaga uhagaze. umuyaga ntabwo ushobora guhagarara. My godness. Ariko Du, babwongera ibindi bintu munsi yabyo bimeze bikubita amazi gutya bukaguma bugenda. none ayo mazi niyo wambwiraga Zanzibar ese niyo tuzagendamo. Aha, ni ukuvuga so rero iyo oseya rero aho ifatanira n'ubutaka Yego. hari ibihugu biba bigiramo nka Tanzania ifata oseya ihura na oseya ifatana n'ubutaka. Aho hantu rero haba hari umucanga mwiza w'umweru. Yego. Umucanga mwiza w'umweru, amazi urumva amazi aba ari meza, haba ari akayaga katajya karangira. Urareba amaso yawe akagenda ukareba amaso ukareba n'ahariya nyine amazi akora kunuza ku gicu, akazuba karakuka kabona nyine akazuba karimo karaza. Twarangiza tukagenda aho tukicara ku mahoteli yaho ku mucanga ukambara bikini urayizi? Bikini urayizi? Yego. Bikini imera gute? Bikini imera gute? Harya bikini urumva ni agakanzu keza gasa neza kameze neza nyine nose wese ubyumva. Oya, bikini kabari kabari nk'akantu nk'agakariso urumva gasa gafite noneho n'agatopu n'akantu ko hejuru ubika like uhishaho amabere gusa n'ahandi hasi ubuhishaho gusa nyine ewana unyuza nyine ibiboro byo hagati. none dubwo urumva ibyo bintu nabyambara. none se uragira ngo kuba umugore wa Dumba usabwa iki? Uragira ngo kuba umugore wa Dumba noneho mbaye reka nkubwire ntabwo mbaye umuntu ahubwo mbaye umunyamirambo umunyamoko ubwo aho naba mbaye umunyakosumusi. Joyce ubwo nubwo busirimu isi nihigeze. Hano maze ningira ubusirimu gutya abantu bambone bati bambone ngo ndi umusirimu se bamitse. Nurajya kuri piscine? No, ntabwo ndajyayo na rimwe ahubwo mana we. Ahubwo nzajyayo ryari? Udafite bikini kandi udashobora no kuyambara. Erega ntabwo ushobora wakawe kanzu ujya he? Ariko kuri piscine nakambara ikanzu. Uvuze ngo ni kuri he? Kuri piscine. Joyce ariko urabizi ko mukunda cyane. Ndamara iryo jambo nkunda mu buzima bwanjye urimbwiye. Yewe ko mukunda biragushimisha. Of course si wowe wenyine n'umukobwa n'undi muntu wari wese yambwiye kankunda. Barumva birenze. Mbabarira ibyo ni ibiki se? Iyo ko gutya nawe ngiye kujya mbona nkubwira ibintu bituma ufuha kugira ngo mbone ko hari umuntu nkunda like hari umuntu nyitayeho sibyo. Ubu tugeze kuri unanye ngo ngufuhishe unanye urashaka ko ngufuhishe dufuhishe. Wowe se kubikora buri munsi buri munsi ntuzamura abakobwa hano simba niceceke wari bwabone nkora live nkazamura umuhungu? No. No. Abantu barabizi. Mbese nta kundi uzamura n'ibyuki ntushobora kuzamura umukobwa usa nabi wenda undusha ububi uzamura abakobwa beza. Abeza basa gute?
abakobwa bose uzamura sugira ngo hari umubu urimo wajya uzamura abakobwa babi ku mutima ubu urashaka kumbwira ko ari umukobwa mwiza nigeze kuzamura hano kurusha ubwiza? oya nawe thank you. ariko numva gutangiye kuvuga ubusa ngo nzamure. Dumva uri uw'agaciro mu buzima bw'abantu benshi pe ni ukuri uri uw'agaciro mu buzima bw'abantu benshi. wowe ukaba abantu uw'agaciro. ntibakunde umva nako baragukunda ahubwo nanjye ujye ubabwira bankunde mana yanjye. noneho wowe ukaba uw'agaciro mu buzima bwanjye. Of course. subiramo ako kantu. Of course. Umva utajyangira ijambo nkubwiye narizi. umva nkwereke banza kuri ako kantu wambaye mu mutwe. rekura imisatsi akinyuma gakuremo ako wapfungishije. Bana we dugiye gutuma ngakuramo asubuke yuko mu gitondo ndazinduka njya mu kazi. ese ntushobora kongera gufunga? ushobora kongera kugafunga. nawe jyana muri saro bamfungira kandi ejo nzajya gushutinga. Wambabariye sinkafungure mu gitondo ndajya gushutinga kandi nagushutinga. nta kibazo basigira gutya umusatsi turebe. ariko baradumba nubaho mbaho sinago mbaho ntabwo ubaho. ajya ndeba muri ajye like njya nireba nkaba ndasimbaho. wireba he? udatuma ngo turaza abantu bagahita bandaga. rero kiriya nyine birebamo ntabwo nzi kukivuga. vuga. okay, ngiye kukikwigisha koze mu gifaransa biragoye. yego. ngiye kukikubwira mu cyongereza. yego. mvuga mirror. kono basi ujya kubinyigisha uko akundi nari ngiye kubivuga. mirror mvuga ngo ra. pana ra. hari difference hagati ya la na ra. mvuga ra. Yesu dumba bari mana dumba ibintu biza bijya kunkotoza mana we ibintu nashoboye koko mana yanjye ibintu nashoboye bundi se wabinyigishije mu kinyarwanda ubundi ko nkwiye kumenya ikinyarwanda gusa. ikiyo niba bikugoye ni si ikiyo guys. I think ni iki. yes ikiyo cyangwa indeberwamo. indererwamo. yes of course. indererwamo njya nirebamo nkabona nanjye ubwanjye simbaho nitekereza nkavuga ubundi mbaho kuko ni ukuri kundeba wenda muri telefone ariko nsigaye ndi icyuki ntiwabyumva kandi urabona muri iyi telefone yanjye ngaragaza nabi urumva. kandi like iyo muye n'abantu baravuga ngo joye ngo nukusa ngo ko tujya tubona ngo kamera kugaragaza nabi kandi koko nanjye nirebye mbona nsa neza. ni ukuvuga ko uri mwiza kurusha umuntu arimo arakubona hano. yes ndi mwiza cyane kurusha none wowe numbona face to face uzavuga ati si uyu ni Joyce twavuganaga cyangwa ni ikindi kintu. ni nkubona face to what? face to like numbona amaso ku maso uzahita wumirwa nyine uzahita utungurwa. oya bivuge face to face. erega ako ni kagoye. face to face vuga face to face. yes face to face. aha numbona face to face uzahita uvuga ati hahiye. uzahita uvuga ati Joyce my
my love, my beautiful, my mutima, my uzanyita my nyinshi. Rakit. Izina ry'Imana kandi hano habaye hari umuntu. urimo urakavuga gahoro. Rakit. Oya kavuge cyane ngo crack it. Ako do. Nukuri ukavuze neza. Uritinya ukavuze neza. Ariko do. Kara. Hari igihe nitinyuka nkabona ndi kurengera. Ubundi uko nitinyutse ubundi ni guhagije. Ubwo witinyutse gute? Nitinyutse like nkaba ndi kumwe. Ubwo nitinyutse birenze hasi naba ngiye gusuzugura. Usuzugura nde? Abantu. Gute? Like uri kumbwira ngo